Umugabo nyamugabo utakiri agasore cyangwa se wave mubare w'uduhungu agomba kurya neza, byihariye kurya neza nk'umugabo. Kurya neza birihariye kuko agomba kurya neza bizamufasha kugira ngo ntazacike intege z'abagabo mu gihe imyaka izaba iri kugenda yiyongera. Agomba gutangira kurya neza mu gihe nyine yatangiye kuba umugabo nyamugabo, mu gihe yinjiye mu mubare w'abagabo. Ni ngombwa rero kurya neza bibustinga ya misemburo y'abagabo yitwa testosterone, bityo bizamufasha kugira ngo agire imbaraga ze z'akazi kose ka buri munsi. Akazi ko guhera mu rugo kugera kuzamura muri biro, izo mbaraga narya neza azazigira kandi azazihorana uko imyaka izagenda yiyongera. Niba rero uri umugabo, nje kukwereka ukuntu ugomba kurya, ibintu ugomba kwibandaho mu buzima bwawe bwa buri munsi kugira ngo imbaraga zawe za kigabo, ubwiza bwa kigabo ubugumane, itoto ryawe urigumane, ukomeze ube uri umugabo ufite igikundiro, umubiri mwiza. By'umwihariko kandi niba uri n'umugore uje hano kubera umugabo wawe, ufate ikayi n'ikaramu wandike, kuko ibi ni ibintu by'ingenzi cyane. Rero wa mugabo we w'umugabo utakiri agasore, wowe uzi guhaha mu ifunguro ryawe rya buri munsi, hari ibintu ugomba kwibandaho. Ugomba kwibanda ku ifunguro cyangwa se kuri dayati irimo poroteyine nyinshi. Izo poroteyine si poroteyine gusa uzibandaho, hari n'ibindi bintu byinshi ukeneye kugira ngo bibustinge cyangwa se bizamure za mbaraga zawe za kigabo uba ukeneye mu buzima bwa buri munsi. Ikintu cya mbere rero uzibandaho ni dayati irimo poroteyine. Nari nabivuze, uzibanda mu kurya poroteyine. Ni urugero, muzashyira inyama mu mafunguro yawe y'icyumweru, ushyiremo, ushobora kuba warya inyama nka 3 mu cyumweru, harimo inyama zitukura 1 mu cyumweru, inyama z'umweru 2 mu cyumweru, ubundi indi minsi isigaye nabwo ugashyiramo poroteyine. Mu nyama rero, inyama ni nziza cyane kuko ziguha imbaraga zo kugira ngo ugende wubake imikaya yawe, wubake umubiri wawe. Noneho nugira umubiri wariye poroteyine zihagije, imikaya yawe ukayubaka, bizagenda bibustinge wa musemburo wawe wa testosterone, wa musemburo uha imbaraga abagabo ukeneye mu buzima bwa buri munsi. Ikindi rero ukeneye ntabwo ari izo nyama gusa, ntabwo ukeneye gushyiramo poroteyine z'inyama gusa. Amagi ni meza cyane kuko nayo afasha uwo musemburo wawe kuguma ku rwego rwo hejuru. Uzashyira kandi muri dayati yawe ikintu kimwe tubonera ubuntu abantu bari mu Rwanda, ni ubuntu kubona icyo kintu. Uzashyiramo vitamine D, aho uzayikura ku zuba. Ujye ugerageza buri munsi rwose, ugende ujye hanze, ugende n'amaguru, ugende ku zuba, ugerageze ufate vitamine y'iyo zuba. Rwose ni ubuntu. Abagabo muba hanze, mugerageze mushake iyo vitamine, mugure supplement muyifate, irihutirwa kuko amagufa yawe azakomera, ubudahangarwa bw'umubiri wawe uzabuzamura, kandi amagufa yawe nakomera, urumva uzaba usa neza, wariye poroteyine za zindi zikomeza amagufa, zituma imikaya yawe imera neza, zibustinga testosterone. Ushyizemo iyo vitamine, amagufa ameze neza, urumva umubiri wawe uzaba umeze neza, uri umugabo ufite fresher, ufite imbaraga. Ikindi rero uzibanda ni uko muri dayati yawe uzashyiramo ibinure byiza kugira ngo nanone za mbaraga zawe za kigabo ukomeze uzibustinge, uzibungabunge. Rega mumenye ko iyo mukura ariko zigenda zigabanuka. Nudatangira kare rero, mu gihe wabaye umugabo nyamugabo, urumva ko ari ikibazo. Ibinure byiza rero tubisanga, ushobora kurya avoka buri munsi, ni byiza cyane. Ushobora gukoresha amavuta ya olive oil ukajya uyashyira muri salade. Umugore nimba utunganya ibiryo ukayashyirira umugabo wawe muri salade, kuko urashaka ko agumana za fresheri za basore. Ntabwo ari ibyo gusa, uzarye imboga nyinshi cyane, ukuremo magnesium, ukuremo potassium, nuko rwose ugende umeze neza. Dayati yuzuye ya sahani nziza uzayirya, ariko ntazaburaho poroteyine. Inshuti yanjye, ibinure byiza, ya vitamine. Noneho ibyo byose ni byiza cyane. Nurya gutyo, nubishobora ujya ukora
siporo cyangwa se ugende, ushobora kugenda n'amaguru, ugende n'amaguru, ufite imodoka ntore mu modoka gusa ujye ugenda n'amaguru, nushaka no gukora siporo uyikorere, ni byiza cyane, bizagenda bikomeza umubiri wawe, bityo nusaza usaze ufite imbaraga. Nshuti bagabo beza, urumva ko ari ibintu byoroshye, ni ukurya inyama, muzihahe rwose, abazi kuzihaha, abatazi kuzihaha ubwo bafite ubushobozi, ariko ubwo turabarekera mu mubare w'udusore kuko nibo bari kwihima. Ababishoboye rwose murye inyama, mushyire amagi muri dayati zanyu, izindi poroteyine, amafi mubishyire muri dayati zanyu, ibishyimbo rwose buri munsi ujya ukora ku buryo urya poroteyine buri munsi pe. Ntabwo ari ngombwa kuzifata mu nyama gusa, 3 mu cyumweru karahagije, ariko ubwo urumva indi minsi isigaye yindi y'icyumweru, iminsi 4 uzashyiremo izindi poroteyine. Wa mugore we, nimba ari wowe ukurikiye iyi video, ntuzahe imboga zonyine umugabo wawe na rimwe, hoya ujye umushyiriramo poroteyine zihagije. Ikindi kandi ngo mujye muryama muruhuke neza kuko murabikeneye. Abagabo rero mwese mwakurikiye iki kiganiro, nizere ko cyabashimishije, mwanyuzwe n'ibintu ukeneye na mbere ku isahani yawe, ukuntu ugomba kurya, ukuntu izo poroteyine rwose uzikwiriye kuko utakaza imbaraga nyinshi cyane. Izo poroteyine urazikwiriye rwose, ariko nanone ntago narangiza nakubwiye ikintu kimwe. Nimba ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, ufite ikibazo rwose cy'inda, inda y'ababosi, inda y'abapatro, ufite ibice by'ibinyenyanza, amatama, ibitugu, ushaka kugabanya ibiro, uru rubuga nicyo dukora gusa, turafatanya tugakora igikwiye. Hari amadayati nakoze hano muri comment ya mbere, urabonamo aho wahera kugira ngo ugabanye ibiro byawe. Kandi nimba hari ubufasha waba ushaka by'umwihariko, ujye kuri email ya contact@aduhire.com, urayisanga hejuru, uraza kubonamo link y'iyo email, unyandikire, cyangwa se ujye kuri website unyandikire usabe ubufasha bwihariye. Abagabo rero muhahe izo nyama, muzihahe abagore banyu babatekere inyama, murye neza, mwubake umubiri wanyu, mushake izo mbaraga. Naho utaha, ndabakunda cyane, bizu.